ahangaha twemere ko umwe yaduhaye show mu njyana ye undi aduha show mu njyana ye that's all. That's the Okay. Okay. Umwe ni umuraperi undi ni umwe aririmbye y'Urwanda undi akaririmbye. umwe yaririmbye mu buryo bwa live undi aririmba mu buryo bwa Chris Brown. ya Chris Brown. buri muntu n'uwafana nta kintu abirenze buri muntu n'uwafana niba umukunda ni uko nguko njyewe nikunda The Ben. Ni ukuvuga ngo The Ben yaturirimbiye Chris Brown. Ajya wibagiwe. hariho uwaturirimbiye Chris Brown hariho n'uwaturirimbiye live kandi byose byari biryoshye mu by'ukuri. Oya wakumva bikora. mu bice buriya ni ubumenyi kanimwe Noneho uretse gato Twitter bari kubahaga. Twitter buri muntu n'uwafana sibyo basi kuri Twitter n'ibintu bari gukora bo n'abanyarugomo. Umuntu witwa Amaji yaragiye ishyira ku cyangwe akora ibintu byose birangira ataza kuri stage. Kandi uvuze ko rero wabyanze. Abaje se ko yicaye mu icumi kandi ari we main actor mu ndirimbo ya The Ben ko batabise muri VIP. Ko ngo bamaye ikintu nzi ko cyariho kinzana none ngo bantuge mu bicaro. Oya. Ibi ariko rero ntabwo byari byoroshye. Abana baratwitinga bro nta miyaga. Kuri Twitter abana barashyiramo imiyaga mike. dusomere tweet kuko ndi kumva uri kuzireba cyane. Yes. uzugiye zasoneye twanze ko ari phone yanjye isonnye. Ese na ntuzi yaririmbye? Nabwira ko na Spike yaririmbye. Kinyusi nyuma yo kuririmba ageze mu rugo abyinira ku ntebe y'umweru. Niba yenda kwanga muzi atariyo. Uzi ko yaririmbye mwana? No gusenga tu. Gusenga n'amasengesho yafatiye ikintu akagikomeza. None se ko we yamwibukije ko umamariza iki yamutwaye. Mugaruke ku ntuza mugaruke ku ifunga rya telefone. Wabanje stage ariko niyo ubundi reka ngubaze Godfather reka tugaruke hari akantu kamwe nshaka ko mutekerezaho mumbabarira ariko nikuvuga. None bavuga ko hari umuntu hano muri abantu babiri harimo umwe wavugaga ko ari umwami yego. None se umwami ubundi king niwe ugomba kubanza kuri stage cyangwa ko nk'umuntu nyine uvuga ati ngewe ndi king rero kwanza kuririmba nyuma. Hari ikintu tumva ariko nawe ntukabaze ibibazo byawe. Oya Melody ni umutumirwa. Melody yari umutumirwa hari kandi nyiri birori niwe ufata ijambo nyuma. Niyo mpamvu kuganira kuri ibi bintu biba biteye n'agahinda n'abantu nkamwe my dear. Urumva ribyo Melody yari umutumirwa hariya
kandi ko ari umutumirwa yahawe umwanya barawukoresha. ntabwo ikibazo twari dufite ari ujya kuri stage imbere. Ikibazo twari dufite urumva urukunyumva n'icyo turakumva. icyo twari dukeneye ni kimwe, ninde muntu ushobora gukubita undi akanyafu ukunda. wabikoze ze n'uwamubonye wabyumvishe? Ninde who is the good performer, ninde muntu ushobora gususurutsa stage abantu bagasara. uranyumva? naho twari turi bro, naho twari turi. Niyo mpamvu hano tuvuga kuri stage, ntabwo tuvuga ku muhanzi n'uwaje mbere. Hano iyo turi kureba who is the best, urumva? ninde kasamutwe, ninde ukoma stage ni iki kwanza, urumva? ibyo bintu rero byose rero umuntu wabyujuje akanabyubahiriza ni Sheri Silver Foundation. sawa nyine. uriya nawe yaraje aca muri hunye batete brown biraza birasamye, none turana bigeranye. yabahaye akazi bagira ngo ni umubyinnyi mugenzi wabo. oya se yabahaye akazi? Sheri Silver ararekura bro, ararekura kabisa. oya se se ntiwabonye performance y'aba ari abana mani, abana babyinnye neza, abana bahinduraga imyenda, abana mbese navuga hataba abajene ko bazi ibiceri babishyize muri bariya bana. ibiceri yabishyire muri aba bana kandi nabyo biri ku muhunguro. ndavuga ibiceri babasutsemo. dore hari nk'abantu hano ntibazi niba ari hejuru nkayibura. muraza hano ntimushobora kuvuga umugabo n'ijambo mu kanwa mu maze kuvuga kapamo. ndetse nk'umuntu uzamutse hejuru akaza akahabyagira nta gitekerezo ari buze gutanga, no sense. ariko binkunda kubinga bishaka kumva impumuro yanjye, bivuga ngo n'ibizana hejuru biri impumuro ye, no sense. undi mu Rwanda harabura abaraperi bakora kuri biriya bintu nabo bagashwana. ibihe nabo bagakora bato. abaraperi bacu ngo ntabwo bakina kandi nabo ntabwo bari gukora gute? nyine bakore tubone bato y'abaraperi barape tugiye kudinoza. I know. izi gift zisigaye Nadia waryamye dora yari bise neza ko ibintu twavuganye akanawe rero. Aruto yaririmbye neza, Isa Kingambo yaririmbye neza, The Ben agiyeho. babandi ba bekinga nibo umvanga ubwiza ukuri, bamwe ba bekinga nibo baririmbaga we sinamwumvisha. kandi zamura uyu murundi agira ikintu amwira areka godifata niko ndindira ibibazo. noneho iyi story yamuryoheye kubi ukoresha fake account ariko mwakanze ngo kapamwe shuti uwo mwavanye mu mwagiye muri gari mukabana mukakanu kari mu Kenzo. Happy New Year. Happy New Year girlfriend. Ni sawa yewe i Kigali. Wewe uri Kigali? Kuva ryari? So coming here na way nitumie pe The Ben yawashuye kabisa. The Ben performance ahubwo meje no kubirawo nyene class. The Ben is amboroka. The Ben yabwiye abanyamakuru ngo muri abagome nimwe mwancuti.
oyazi ngonte ariko nango muri murabeshya ntabwo yavuze gapfe uze kureba interview ngo mwaranshutse bamushutse bate bamushutse gutumira Melody noneho kabana hano yaje hano naragiye mu gitaramo nibo bampemikiye urumva ngo ntabwo nshaka ngo turashimira The Ben kuba yarafitize igitekerezo cyo gutumira umuhanzi nka Melody akaza kudususurutsa bro abadive namiyaga Melody yatanze show man yatanze show nziza kandi yakoze ibintu we ntago yapanitse icyo ni cyambere nta bintu by'ingufu uko yazasanzwe aririmba niko yaririmbye urumva afite symphony ye iri kumucurangira neza mbese baba peti bose bo ku Nyundo umuntu ita Popo yagiye avuga ati reka nze mwereke ibintu reka tubigira ibyacu babigize ibyabo kuko bigenda neza barahabaga kweli none se ubwo yasubiye kurira Godfather oya The Ben yabiyegereje umutima aranamburoka ntabwo nongera kubivugaho cyane sinongera kumushimika nzi ko ari n'igifura izo mboroka rubayiza mboroka ntabwo nongera kubaga ntabwo nongera kugira The Ben yusi ko ngukunda The Ben umborokeye The Ben yamburutse ahantu hose The Ben ukuri kwikurya wiboroka umuhungu wawe The Ben yusi ihangane bagukupisa gakunikuna nkuko babivuze hanyuma icyo ribo ariko hari na video nabonye ba Bruce Melody bariko baravuga baratega natarira ngo ndaguha iki ntabwo wayibonye iriya video wewe yabaruki Bruce Melody ngo natarira aramuha 10,000 namuha 10,000 abaye Bruce Melody ni umunyarugomo mani nose ngo si uruve yuvaga The Ben atari burire birashoboka se c'est pas possible no way Takiye gukonoza uburyo The Ben yaje ku buryo The Ben yakora igitaramo akarava yatarize kutese nose ubwo yarizwa n'iki ko ya performance uretse gato iyo ni mission impossible ni ukuntu bavuga ngo difata ngo ugakora dakoze live kutese kurira kwa The Ben kutarira kwa The Ben biri kure nko kumva difata tap streamings kandi hakiri biceri nk'ibibona ngazi mutapingi abandi mu nkandeho amarira yari hafi sha reka mbabwire The Ben ni umukozi w'Imana kamuririmbira akaririmba birangiza Uwiteka niwe uzabikora ntabwo bikunda byararangiye ntabwo ujyamo yalla Kenzo umwaka mushya nashaka kumva nashaka kumva inshuti za nashatse kumva inshuti za The Ben muri Amerika icyo zibivugaho ndazibura uyu ndamuzi uyu nguyu n'abantu bakoze imipira bayibitse bayikuyemo barayibika yasekana ariko nango murabana bako ni oya njuka ntabwo bikura abantu babitse imyenda urabona ntabwo bikura ko inshuti zanjye zose zari zambaye umupira wanditseho The Ben zamura umumama witwa Mutoni wundi uzaguraho imyenda Jihad ari hano n'umuzamura umubazi yari yambaye The Ben yahise akura umupira se bambariragaho amakoti uravuga Mutoni uyu nari kubereka mu kanya ariko ndagira mbabwire ko The Ben afite abakunzi ariko Bruce Melody afite abafana barakoze ariko se utandukanya abakunzi n'abafana gute umuntu yagufana atagukunze se abafana ni abantu urumva ubwo abakunzi muzagende mu murongore rero sikikawe murongore mbe aze kumurongora kandi simuvuze ko ari umukunzi wanyu no kuba umukunzi w'umuntu uzi ibyo ari byo Godfather ni nk'urugero nshobora kuba ndahangaha mu by'ukuri wenda nkaguforowinga cyangwa wenda nza nkareba live nkarebera mu bushanga ese Dekate ko yatuje ariko nkaba ariko se ninde we wavuga iki mbwiza ukuri wavuga ko ari wowe erega bari God ndi kugusobanura icyo umukunzi ari cyo
wacyumvishije kandi ushinzwe no kubashakira abantu ugasanga nta n'akarabo nguha ariko ndakwikundira tu just like that. Oh God, got you. Anyway, happy new year guys. Happy New Year kandi ibyo babibwira Debeni akabyumva Arabyumva rwose. Debe Happy New Year Beni ni legend mw'abantu mwe. sawa nyine No, agatwa ariko nibikora ka The Ben azi kuperform kuri stage. ntibikuraho ko melody yamukubise agakoni kunda kese ko nanjye ko dufata umuntu wanjye uzankoraho Kandi ugira ururo. ubu Debeni ari kuvuga ati Ariko buriya The Ben na Bruce Melody ndari gukubita agakoni. No, reka iriya bato rero bazokoresha umunsi umwe itandukanye mu myakorere muri arena uyundi agende muri Kigali Universe umwe bagire umunsi umwe kuko iriya ntisi bato bro, iriya ntago ari bato. umwe ahe n'undi ajya Umwe ajahe n'uyundi ajahe bibereye Tubwire bya YouTube kubera ko urumva. Debeni yaririmbira ibyo ngibyo byo uretse tuvugisha ukuri nini yasigara aririmbira intebe ntabwo nta bantu Bro, come on. niri karamo. bakoreye igitaramo kimwe same day umwe akajya stade undi akajya ahandi ninde wabona abantu Bruce Melody ariko mwagiye mureka we. Bro, come on man, ivyo ni umubyihorere. Reka nkubaze Godfa nkubaze. sawa nyine Nago Melody yigeze gutegurira igitaramo muri arena. yigeze Ntago Melody yateguriye igitaramo muri arena ntukize. Kimwe yaragiteguye kimwe bishora abamotari. Bavuga ngo cyajemo Abamotari erega ntiturabyibagira. You guys think ko twabyibagiwe? inzara baze. timu Debeni igeze Igitaramo cya Bruce Melody cyagiyemo abamotari cyabereye. ariko mureke mutandukanye ibintu byo kuvuga ngo The Ben yaje abantu bakimuharaye akiva za Amerika yumva ari waje gutwika Njuga. oya njyewe mfite uri kuvugira umufana nandi kuvugira uwo mfana ibibazo ugende gake Njye nta muntu mpfana. kandi numvisha uruhande uriho uri kwibutsa ko utaba mutari udafana se sawa nyine ni mugomorane ndetse nawe nabyaye isiki yaba Melody Ngo bazanye abamotari mvuze ko byavuzwe ko hajemo 001 yakoze ibyo yigiye gusa nyine Bruce Melody aramutse amaze imyaka mu muziki nk'iyo The Ben ahamaze. Debeni ariko n'ubundi Debeni yahindutse umufana da Umufana wa Bruce. ijana ariko yaramufanye na nyuma abikimara kwanga yavuze ati Bruce Melody ibintu akoze ahangaha oya ukamufana ni aremera arayamanika sawa nyine Mu buzima busanzwe sinduma. ni umusinzi ibimara Ariko Godfa urabona Ben arafise abafana b'abamama bakuru kubera indirimbo ziwe. Iyo babigira ko kakuntu kwa Shiba na Ntuzi na Cindy byari kuryoha cyane. umwe hariya n'undi hariya undi hariya akazaririmba indirimbo undi akaririmba indi ikaba bato yeruye ya nyayo kabisa nta kurwana birimo. Ikibazo ni uko abafana nyine bacu bagira amakosa yo kumva yuko twebwe nk'abafana ikibazo cyacu tuba twumva nyine twahangana hakazamo n'imirwano ariko Godfa ikibazo natekerezaga hariya iyo umwe aririmba indirimbo ebyiri akavaho undi akaza ebyiri akavaho undi akaza ariko hariya nanone ikindi kintu ntabwo wafata umufana ngo umukuremo icyamuzanye kuko bari bamaze kwisiga amarangi bamwe abandi bamaze kugura imipira ubwo rero bari gufana gutyo uko ubitekereza. ubundi Bruce ni umuhanzi w'urubyiruko iyo nangiye kuvuga ko mbiceceke bikomeze n'ubundi babivuze Yabivuze ko niko kuri. That's true. Yeah, that's true. Nuko kuri kabisa. Komeze kabisa nuko. iba ari ibyo ngibyo rero The Ben yahita ajya kuririmba gospel
oya nibyo ubundi umviriza Godfather ndakubwire difference hagati ya Ben na Bruce Melody. Urabona The Ben indirimbo yiwe igera ita valeur agaciro kayo ikaguma bro, ni indirimbo wumviriza gabanye nubwo tuzazigura zaramaze kuba nka wayindi kawe numva di ni indirimbo wumviriza mpaka ikagumira ariko indirimbo ya Bruce Melody ni gihe gito ikacika itaye agaciro umuzima wagiye ikacizima. hari agakomenti kari muri comment section God avuga ngo iki nshakisha icyo wakameza ntabwo ndi kukabona akari kukabona ko umuntu bita Tony Beck hariyo nayivuze turebe ikintu tukamaza njuga tumaze ikino comment nuko nta kintu namudishye nabimenye byagenze bite njuga bakubise Veve niho following ya Godfather ndabazi oya se aramfollowing aragufollowinze nyene Veve ubwo yaramfollowing ejo numugiye kubona mukunzi oya iyi ni account yindi mani ni account yindi iyi ni ya indi aba bantu rero mbere yuko mutapinga screen ariko sabuze n'umuntu Bruce Melody rero ni umuhanzi uri kuzamuka mwiza nakomereze ariko azamuka ajya he harazamuka bwamaze kugera iyaje nagiye muri ariko arazamuka ndimo ndakwibutsa ko ndimo na prenza akantu mwibutsa yuko yatumye umuntu bagiye kurwana kwanza itika VIP bayikuye kuki warwanye iki cyo VIP nayikuye ariko ubona nciriritse bro ndakubajije ese bro Godfather uziko nabonye aka video Tycoon ari kugwa Tycoon yarafunze ari muri RIB oya mbese ariko byagiye umva njuga warwanye gute ntabwo narwanye rero kirakara ubusa ntabwo abana nawe bana urakara ubusa oya uzi ukuntu byagenze ahantu nari muri VIP nivumburiye umukire urateka se urumva nivumburiye umukire mbona urwara rukuza rumumenyera rukora ku kibuno cy'umugore ntamwate rero boss wanjye ndaje mukiza akavuyo uretse gato niba kumvise neza ngo iki kanzoje kamaze amazi kuba nziri direct butangiye kurya mu mutwe subiriramo numve witomboreye umukire garuka sigenzo yo kumvikana ndakwiyamye ntongere kwita Veve ngo ni mwiza no sense ngaho reka Veve wanjye ese undi kuri umutinganye ni gutumenya ko Veve ari mwiza ashimbaho muri 2026 njuga garuka ntudukwepe umukire niwe guhamagaye se ntabwo ni abantu bari hano sinzi bari kumamagarira mu bamba bari nyivugira nibagushinguke utekereje amacaro yo gutapinga ndaziri mu gifite ngo gapamwe kakindi cyo cyanzanye hanga ari mu gukora urukundo bakunda muri be happy new year ariko uyu mwaka kumanza wazanyemo n'umurozi uje kurega Godfather kandi ndi kunkandaho biragaragara ko uyu mwaka haje umuntu uje kundoga ariko mu izina rya Imana ikundinde yego ko dumba ako ndaguhamagara akagira ngo waryamye wo gapfa we uri maso ngwino wumva ara hejuru ayaranga hejuru ariko dumba nona yego nona manutse ate thank you Jojo I don't know yo imanuye je pense ko ikora muhamagarira mu ko yabanje kuja mu shayi oya bura ntuza no kubera nani no kubera nari nafungiye ntuza no kubera nari nafunguye nari namwinvitinze ari hejuru namwinvitinze si invitinze umuntu aragira njuga byagenze gute mbwira ukuntu ngo watomboye umukire bigenda bite nivumburiye umukire
umukire shyiraho n'ubwato murenge urabona muri arena ubundi inzoga zariya zirahenda kandi umukire yigurira agahendrike gusa inzoga zihenze nivumburira umukire biri aho ngaho noneho haza icyana naza hano giturutse nkajya mbona kiri gukora ku marinyo ya boss ku marinyo y'umugore we kandi ari kugurira inzoga kandi umukire ari kwitwara neza nta kibazo gihari umukire akiyamara ni aho cyangwa ndebe abonye nashatse karaga ifite ebyiri ntabwo nasohoye umuntu ndamujyana mugeze imbere y'umusirikare namwakira umwana nongeye kuza muri VIP ushobora kuba yanasimbutse oya se ese byari kurangira boss wanjye yivumbuye yagiye kandi ariho nari ndi kugira ahubwo muramunyibukije akamuhamagara yaguhaye na nimero umukiriya mwe nakoze umukiriya nkandiye akanyenyeri imeze neza uwo uri kuzana ngo umwana ngo ari kuza mukoraho ngo umuhereze amusohoye ta ndajya kuyimba iyo nabibitse inzira ko ndaseka ese njye bura birampanze nase njuga ibi ngibi twabisobanura gute ntabwo wasagarira umukire ndeba koko wasagarira ntabwo wasagarira umukire ndeba nariye ibiceri bye nkora n'akazi nuvuga ngo urabaye umubi gamani wipanga akazi muri uyu mwaka umuntu agomba kwipanga akazi dufata ahantu icyo cyana cyahishije kugukura amata mu kanwa ntuya nawe ntutekereza kuza ukorakora umugore w'abandi mana gusa ko wari ufite n'ingingo kurengera wowe ingingo nari nyifite ko hari abona ubundi hari huzuyemo ikintu bita ribu gusa oya muri VIP banambaye imyenda nagifashe icyo cyana nyihereza umurimo namwe ati iki cyana kiri kudusagarira mubwira wirura umupolisi mubwiye ati byihoreye niyongera turamusohora mbona cyakomeje ntakisohoreye naretse cyamusagariraga gute hari ukuntu hajyaga mu turirimbo umugore yizihiwe ari kubyina mu mukira akajya ambwira ati mucuge ntagire umuntu umukoraho kandi nanjye nashaka kumubyinisha nyine urumva umuntu urwanira rwose nawe washaka kubyinisha umugore wa bose none se bari bamuncungishije kugira ngo batamusagarira ukamubyinisha gake gake uri kirofa kenzo oya umugore rega yashaka kubyinana n'abandi bantu kandi abo bantu ntabwo ngiye nashaka akazi kanjye ati jya ubyinisha njyewe ntigikure uruhande oya se umukire yitwaraga neza yinyabyaga hanze akagarukana icupa rihenze urumva rero njyewe nakoze akazi kanjye nitwaye neza aranagakanda akanyenyeri ariko se nk'uwo mukire uvuze ngo yatanze akanyenyeri abatanze nkangahe niba atari ibanga upfa kuba ari hejuru ya senkani iyo ni ibanga ry'akazi godfa ntabwo ari ibanga hejuru ya senkani aba ari menshi mwana bamwe ba veni n'agacumi ntabwo babara mu bakire oya se ngo usigare umugeze nanjye nashaka kumubyinisha umugore wa bose shaka yesu kirisito gazi mufollowing ya account ni yese kandi none ngiyi nawe usitinzemo oh my god
umva uyu mwaka uzi gutangiye mbona nta muntu uri kumpamagara nta mahoro wigi nta kazi kaburimo ntabibona ushaka ngo abantu baguhamagare bampe akazi yego ko sopa nazamuka nari narangaye sheri ka sopa nakagiye he azura ndabizi ugiye kuza ubavu yanjye ngwino ubavu yanjye nakamushya abanyina kuzura rero tubitugure mukanya wari gutwifuriza umwaka mushya mu kanya wo gutfa wankanze w'umukuru ukuramo imyenda ngo kandi sibyo shusho karame nini nkandawo ukande hehe ama gift kuva nabona ngura ama gift kuva navuka abanyina ase wowe uzi gift naguha naguha gift yo kugutera inda bana yanjye ari umugore wawe se nguha umwana sheri turanakundana se Ego mtapinge mshare live mkoje msiki tanipatia mimba huyu wana Mungu wangu nyine bagutera inda neza zisuri mwiza nse nchuka kona ubishe nawe mubabyana n'abagore ba boss bawe nanjye nibayintese ubuntu sikerere bagupige mimba ni kurinde nawe ni kuchezesha kidogo utailea injuga zigizwe nyamara rero kanda kari buze kurya dore zitangiye tuze narubasa anipige mimba kisha utailea eti yeye ni tajiri batangiye kujugunya batangiye gushyira mu tuntu hato na hato ni tajiri ni tajiri hakuna tajiri mwenye naona huyo maskini mwenzangu sio maskini ni tajiri atalea mtoto wako wala huyo ni maskini mpaka utamulea reka nkubwire ikintu nkorera urumva ntacyo ndi bukore banza wumve bebera nzakuboroka ubuyenzi umuntu uri buvanemo kano kagifite kari muri galeri ansaba icyo ashaka ngako niko gasigaye ibintu gukorera ntabwo menye rero mfangumye ndi ikiwerewere ni nuko zikirore ngo no usaba ibintu bihenze n'iki umuntu abishaka yagikomeye kumva ajya abeshya umuntu buri munsi urandebera uba namumenya tujya ngwiza ukuri gute buri mwaka arambwira gutya na gutya gutya na gutya Rova